Nanone mbaye ikaze ku ngingo ikurikiyeho. Twabonye ko mu ngingo yo kuwa mbere yari kutubwira ngo Pawulo umubwirizabutumwa muri Efeso, hano tugiye kureba ingingo yo kuwa kabiri ivuga ngo imivurungano muri sitade nini ikorerwamo ibirori. Imivurungano muri sitade nini ikorerwamo ibirori. Hano badutangije isomo riboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 21 ndetse banatweretse mu gice cya 20 umurongo wa mbere. Aha ngaha mu gice cya 19 umurongo wa 21 handitswe ngo ibyo bishize Pawulo agambirira mu mutima we kunyura i Makedoniya na Akaya ngo ajye i Yerusalemu, yibwira ati nimara kugerayo yongeye kureba n'i Roma nawe. Aha ngaha rero hepfo batweretse ko abacuzi bo muri Efeso babashe cyangwa se bashatse kwanga ijambo ry'Imana ndetse bateza n'imivurungano, ariko Pawulo abahuguza ijambo ababwira ko badakwiriye guteza imivurungano. Hano rero hari amagambo adufasha kubyumva ndetse no kubisobanukirwa ahakurikira. Aravuga ngo ubuhamya bwa Pawulo mu mujyi munini kandi ukomeye wa Efeso bwagize umusaruro cyane ku buryo bwagize ingaruka ku kintu gikomeye abantu bo muri uwo mujyi bakuragaho ubukungu, aricyo ubukerarugendo bwari bushingiye ku rusengero rw'imanakazi yitwaga Arutemi. kandi se mbega ukuntu urwo rusengero rwari rutangaje! Yari inyubako nini cyane ifite inkingi 127, buri nkingi ireshya na metero 18 z'uburebure, zubakishijwe amabuye yera cyane yitwa maribure. Maribure isennye neza ikundwa cyane n'abakora ibintu mu mabuye. Inkingi 36 zo muri zo zari zishushanyijweho kandi ziyagirijweho zahabu. Ibyo bikaba byaratumaga urwo rusengero rubarirwa mu bitangaza birindwi byo mu isi ya kera. Aha ngaha ni urusengero rw'imanakazi. Aha ngaha twabonye mu magambo yabanje ko irindi zina bayita ni Dayana, kuko Domitiriyo wari umucuzi w'ifeza yumvise arebwa n'amagambo ya Pawulo arwanya ibigirwamana, yarimo agabanya inyungu z'amafaranga babonaga ku bijyanye n'urusengero. Yakubise agashyi abanyabukorikori bagenzi be basa n'abafashwe n'ibisazi. Ikivunge cyihuse kandi gifite imbaraga cyahise gihaguruka mu iguriro cyerekeza muri sitade nini ikorerwamo ibirori yashoboraga kwakira abantu 25,000. Abantu bakomeje kuvurungana bari aho hantu bamara amasaha 2 basakuza bati Arutemi y'Abefeso irakomeye. Nyuma y'uko umwanditsi w'umudugudu asezerera abantu, Pawulo yahuye n'abizera hanyuma ava muri uwo mujyi. Ndetse ku iherezo ry'urugendo rwe rwa gatatu rw'ibwirizabutumwa, Pawulo yahuye n'abakuru b'itorero bo muri Efeso. No batubwiye ngo ni mu buhe buryo wavuga muri make ibyari bihangayikishije Pawulo. Aha ngaha nk'uko batweretse mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 17 ndetse n'indi mirongo ikomeza kugera kwa 38. Aha ngaha twabonyemo ko ubu Pawulo yahanganye cyane n'abantu basengaga cyangwa se n'abanyabukorikori bari muri uriya mujyi wa Efeso, ubwo bangaga cyangwa se batezaga imivurungano bari kwanga ubutumwa, inzira ya Yesu Kristo ubu Pawulo yabigishaga. Hano rero hari amagambo bagiye kutwereka cyangwa se bari kutwereka imikoranire ya Pawulo ndetse n'Abefeso mu gihe yahamaze. Aha ngaha rero aratubwira ngo nimureke tugerageze gukurikira ibihe Pawulo yagiranyemo umushyikirano n'Abanyefeso. Mu mwaka wa 52 nyuma ya Kristo, Pawulo yasuye Efeso. Umwaka ku nshuro ya mbere ahamara igihe gito. Mu mwaka wa 53 kugera ku 56, Pawulo yamaze imyaka 3 akora muri umurimo muri Efeso. Yanditse urwandiko rwa mbere yandikiye Abanyakorino ahagana ku iherezo ry'igihe yamazeyo. Mu mwaka wa 57 n'igihe Pawulo yari i Mileto yahuye n'abakuru b'itorero ryo muri Efeso. Mu mwaka wa 62 Pawulo yanditse urwandiko yandikiye Abefeso. Birashoboka ko yari yafungiye n'i Roma. Rero aha ngaha ingingo isoje itubwira ngo Pawulo yaravuze ati nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese ngira. Ni iki utekereza yuko Pawulo yaburiraga itorero ryo muri iki gihe kwitondera kandi kuki? Aha ngaha rero ni igihe yari amaze igihe adasubirayo. Ubutumwa bwamugezeho ni uko hari haratangiye kwinjira abantu mu itorero, batangiye kuzana n'izindi nyigisho zitari izo yari yarayigishije mbere. Ndetse abo bantu bashaka kuyobya abandi bizera, ariko
Pawulo yababwiye ko bagomba kuba maso ndetse bakita ku magambo yababwiye mbere, noneho kugira ngo batabasha kuyobywa bakava mu byizerwa maze umwuka w'Imana akabavaho. Rero muri video ikurikiyeho turareba ingingo yo kuwa gatatu